umugabo wawe uri kumufurisha ibyaha by'umwana. Mw'abagore mwe turi abagore turasatuye, twameze agasatuye. Hano hari umuntu wanditse bamwita Fred, yaravuze ngo munsengere kuko umugore wanjye ntanyumva pe, niyo mubwiye ngo nagerageze ahindukire ambwira yuko nta gahunda afite, ngo yinaniriwe yiriwe mu mirimo myinshi. Ese nakora iki kugira ngo umugore wanjye abashe kunyumva? Nk'abantu mwe buriya hari ibintu abantu tuvuga mwe mukagira ni ibintu biba byoroshye. Nk'uyu mugore bamukorera iki? Nshobora no kumwigisha n'iyi videwo ntanabashe no kugira gute kuyumva. Ariko abagore twibuke ko turi abagore. Nanjye ubigisha ndi umugore, sibyo? Twibuke ko turi abagore. Twibuke ko inshingano ya mbere na mbere dufite ku bagabo bacu ari uko badukenera bakatubona. Nshuti zanjye, twibuke ko inshingano za mbere dufite ku bagabo bacu ari uko badukenera bakatubona. Ntabwo umugabo azakubwira ngo hindukira 2 3 mu buriri muryamye agushaka nurangiza uhakane. Ntabwo bizakunda, kubera ko uzamutera imico mibi atume atekereza avuga ati ariko se buriya uyu mugore ungenza gutya. Hanze abagore basigaye bazi kwiteretera n'abakobwa basigaye bazi kwiteretera. Usigaye ugenda wagera imbere gukomana umukobwa akakurembuza. Kubera yuko afite icyo ashaka, wowe icyo wabonye ntabwo ukimenya. Muha agaciro abagabo banyu. Si uko ari uyu mugabo wenyine ubibajije, ahubwo n'abandi bagabo benshi mupfiramo. Hariho abagabo benshi babaye abakozi bo mu rugo. Uyu munsi kugira ngo nguhe urabanza untundira amazi kuri robine, uyu munsi kugira ngo nguhe urabanza umfure bira bikuvurori ntabyo nshoboye. Wenda kuvurori ushobora kutayishoboye, okay, ariko se twari tw'umwana turakunaniye. Ariko wari uzi ko kugira ngo uheshe umugabo wawe agaciro uba ugomba kuba uvuga uti byibura mp'icyo gihumbi furishi kuvurori, umugabo akakiguha. Ariko nk'umugabo uzirirwa wunamishije muri izo base zawe, bazamuha agaciro n'abaturanyi? No. Agaciro ugahabwa n'umuntu mubana, ntibazagushuka. Umugabo wawe ugomba kumenya ngo umugabo wanjye yambaye neza, ameze neza, ari smart, aterewe ipasi, ameze neza. Nanahagarara no mu bandi bagore bajya bamwifuza avuga ati mbega umugabo. Ariko ninshaka mbivuge gutyo wenda mu nyumve nabi, ariko abandi bantu bari bashe kunyumva neza. Turi abagore tunyara twicaye. Kandi umugore igihe cyose agomba kubaha umugabo we. Sinjye ubivuze gusa nk'umuntu, n'Imana yarabivuze mu byanditswe, haba muri Korani, haba muri Bibiliya. Hari naho handitse ngo iyo Imana iza kuba itariho, abagore bakabaye basenga abagabo babo. Icyo kintu muracyumva cyangwa ntabwo mucyumva? Abagore mureke twubaha abagabo bacu. Buriya iyo wubashye umugabo wawe uba wubashye n'urugo rwawe rwose muri rusange. Ariko iyo usuzuguye umugabo wawe uba usuzuguye n'urugo rwawe rwose muri rusange. Ntabwo aba ari umugabo wenyine uba usuzuguye. Abana babibona utekereza ko batekereza iki? Umwana ubibona, umwana arakura agakura ari muri izo situwasiyo, areba ukuntu ufata ise, areba ukuntu ubwira ise ngo dore ngo amazi ngo yashize ngo ngende yo kunzana amazi. Umwana akabona ise agiye kuzana amazi, kandi amazi agiye kuyazana hariya. Abagabo tubaha agaciro kuko bakora imirimo itandukanyije niyo twe twashobora. Ariko ugasanga umugabo byose arabikoze, ariko byageza nimugoroba ati mve nyuma. Abagore benshi bakubita inkokora, wajya kumuvugisha akagukubita inkokora, mve nyuma, sinshaka kunyegera, genda umva nimereye nabi. Urakimwima se ngo uzagiteremo ibitoki, uzagisaruremo amafaranga yabuze se? Wakimuha akigeragereza? Nk'abagore nzabagire ne koko kugira ngo buri muntu wese, buri mugore wese yumve kategori arimo.
ni ukuri hariho abagore bamaze kunyumva bo ndabashimiye, ni ukuri ndabashimiye pe, ariko harimo n'abagore batari bumva, ntabwo nzi ikibazo bafite wenda, ariko tuzakomeza tugerageze ture kubisakunda. Ariko ni ukuri buriya mu isi y'abazima niwubaha umugabo wawe ukubaha umugore wawe n'utujye dukomotse tujye dukoma n'ingasire bizaba ari sawa. Nanone tutirengagije ko hariho abagore bima abagabo bitewe n'imico y'abagabo babo. Ibyo sinabura kubivuga. Hariho abagore bima abagabo babo bitewe n'imico yabo. Mugabo impamvu mbizanyemo ibi ngibi ni uko ntazi wenda ngo murapfa iki cyayo gituma wenda ataguha, cyangwa se ntazi ngo biba byaturutse he, ariko hari n'umugabo uba ubizi ko yabonye amafaranga ntahahe no mu rugo, kandi yarangiza akagenda akicara mu kabari akayanywera, kandi yarangiza agataha akanashaka no guhindukiza umugore yirwanyeho, yashatse utwo guteka, utwo guha abana, ariko ugasanga ari gushaka guhindukiza umugore. Ibyo rero abagore ntabwo twabyemera, nanjye sinabishyigikira. Ari uko bimeze, ugomba kumuhindukiza umugore wawe ari uko uzi ko inshingano zose wazubahirije. Ikindi kandi hari ikintu nababwiye, musabe abagore banyu mu bakwe, bizaguhisha agaciro. Muraje muvuge ngo Brenda duteje abagore bacu. Ntabwo mbateje. Nawe bizatuma uba umugabo wiyubashye. Iryo somo ndaza kurigarukaho ningira amahirwe amasaha akankundira, nibitakunda nzarigaruka hejo, ariko iryo somo ngomba kurigarukaho ry'uburyo abagabo mugomba guko abagore banyu. Bagore rero mureke twubahirize inshingano zacu nk'abagore, twibera abagore beza, twibera abagore bazi icyo gukora, bazi icyo bashaka. Niba waravuye mu rugo uzi gahunda zawe z'urugo zose uko zimeze, kora uko ushoboye, uba umugore mwiza, uba umugore wumva, uba umugore wumvikana, uba umugore uha ukuri umugabo, ukamuha ukuri kwe ninjya kukuvuga mutaza kugira ngo ni ikindi, nuko agomba kugukenera nijoro akakubona mugiye gukora sex cyangwa imibonano mpuzabitsina, akakubona ukamushimisha. Iyo umaze kumushimisha yarangiza we ku manywa akabukwiriza cyangwa akabukuraza, icyo gihe niwe uba ufite ikosa, cyangwa se akabiguha gucyurira, cyangwa se akima umwana minerivare, cyangwa se akanga kwishyura inzu kandi ubona ko ibyo byose abifitiye ubushobozi, icyo gihe ikosa riba ari iryiwe. Niyo mpamvu niyo ngiye kubagira inama bijya bindushya cyane kuko mba ntazi aho ibintu biba byaratangiriye. Ariko iyo muri babiri hari uburyo umugore n'umugabo bajya bicara bagafata telefone bakampamagara, Brenda karame ufite umwanya? Ndawufite, tuvugane nta kibazo. Naba nafite umwanya nkabwira nta mwanya mfite ndi kujarajara, ariko nimba mugutse ndaguhamagara, ngiye nkaguhamagara, ashyiraho amayite nkaguhamagara, mwicaye muri kumwe n'umugore wawe, hanyuma tukaganira. Bimeze bite? Ngewe gutya na gutya, umugabo nawe ati gutya na gutya, umugore nawe ati gutya na gutya. Okay, nge ndumva bimeze gutya na gutya, mu bigenze gutya na gutya, ibintu bikagenda neza, bakagaruka bashima. Mw'abantu nta cyiza nko kubona umuntu akubwira ati warakoze. Inshuti zanjye, Imana irabizi kandi ishobora byose. Rero mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane, bye.